hirya mbereke irihindukira Elizabeth nibe nirihe none muhindukire nsuzume ko muri impanga ako ukuri guhindukira Elizabeth nugukora. Hello guys, mumeze neza uyu munsi bano nije gusuzuma ko ari impanga kubera ko hari n'igihe umwana hari igihe abavukanye bagiye basa kandi atari impanga none ngiye kureba ko hari ibintu bahuriyeho. Muri ready? Yes. Ninde muntu watetaga kurusha abandi? Mbese watetaga kurusha undi? Guteta? Guteta ku babyeyi cyangwa kwitetesha ndashaka ndashaka kintu. Zena ndi mukuru. Uceceki uzamura ubwoko cyawe guteta. Guteta nyine. Guteta gutewa? Guteta nose ntabwo muzi gutetera ababyeyi. Sorry maze ngureze. Kwitetesha ku babyeyi nyine. Guteta hari n'igihe nagakura agiye yitetera. Ese ko muhindukiye? Tugiye gusobanuza. Okay, naringiye kubabaza urabizi ko abakobwa dukunda kwitetesha cyane kuri ba papa cyane. Ninde muntu witeteshaga kuri se? 3 9 Mwabyishe 1 2 3 6 Ahubwo 6 muyikuye iyo 6. Hey guys, muraho neza, mugiye gushibiganza. Mumeze neza, nizere ko mumeze neza, nanjye ndaho meze neza, ndashima Imana. Ndakwiyegereje wowe ukurikiye icano yanjye, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya no hino, abari burasirazuba n'iburengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru, abari hirya y'inyanja, amazi, Australia, abafriends banjye muri Amerika, mwese hobe cyane, nari mbakumbuye. Namwe murabagira. Dufite inshuti bawe kuri ubu ntituramenya aho bose baherera ariko inshuti yanjye yego I love you so much. Oh my god. Uyu munsi rero ikindi nari nibagiwe wowe ugiye kureba iyi video uri mu bihe bitakoroheye urwaye wapfushije wabuze umuntu wakundaga n'ukuri kwa mbere ntabwo hasa no kwa kabiri ntabwo hasa no kwa gatatu wizera Imana nta joro ridaca nta mvura idahita ejo bizagenda neza. Hanyuma njya utazi kuririmba uburengeye kuririmba urishyura ndirimbe arisheri urandirimbira uyu munsi ndi kumwe n'abantu ngirira ngo abantu photocopy ko kundi umuntu azabyara yakongera kubyara akabona asa n'uwa mbere. Hano ndi kumwe n'abamama beza cyane bari smart. Nimba ari ikintu nkunda abantu bitaho, nimba ari ikintu nkunda ababyeyi baba ari smart. Imisatsi itajagaraye, umwenda wambaye utajagaraye. Nzi turebe uyu umeze neza mama. Iko sawa Hano bimeze neza. bimeze neza. Oya umeze neza. Utajagaraye tamakuru. Hano ndi kumwe n'abatwin. Aba mama beza cyane, basa neza, bafite imisatsi myiza, bakeye, bafite umubiri mwiza. Ndumva isoni wagize cyane wagize cyane. Yego nakabije. Sawa. Hanyuma ni beza. Reka batangire batwibwire batubwire ngo ukuru n'uyu butoto n'uyu. Ndumva ufite ibyishimo byinshi, nimefurahi sana. Turahera Kuri bukuru. Bukuru ni wowe. Oh my god. Okay, karibu. Ndabashuje cyane abakunzi bo kuri Elizabeth Official. Yitwa Elizabeth Official. Nicanira gabura mwabantu mwe yatwakiriye twishimye. Kumana we. Twishimye kugera hano hantu n'ukuri twanezerewe cyane. No mama mwiza murabizi neza. Na comment. Ya ku mazina nitwa Aime Makombe Bukuru. Aime Makombe Bukuru. Ndubatse mfite umutware n'abana babiri. Wow. Ushimana cyane. Hallelujah. Karibu cyane. Shalom Zamurijwe nyawe. abantu bo kuri
Elizabeth official turabashuhuje ni kuri Imana yereza umugisha abakunzi biwe Imana yereza umugisha namukandiye akomeje kumukira no kumukunda aranakunditse by the way thank you natwe twishimiye kuba hano ku mazina nitwa Esperance Makombe Butoto Bese Makombe riva kuri inde ni icy'umuryango izina ry'umuryango Makombe aracabaho yitabye Imana hanyuma nk'abanubatse abafite umwana w'umukobwa mwiza cyane n'umutware ndashimira Imana ku bantu uyu nguyu batamuziga buriya no kumenyekana biza biba byiza uyu nguyu ni mama pasiteri nukuri amavuta yanyu turayubashe cyane mama pasiteri Kefa ku bantu bamuzi umupasiteri muri Karuvari si Karuvari cyari ibindi bikurikira Calvary Wide Fellowship Ministry. Yes. Hano mu iki turabazi cyane turabubaha nuko bimeze none mva ndabakunda nabagiriye amatsiko mu gifunguro y'ubicano ndavuga ati ni gute umuntu umwana w'umuntu yobyara akabyara abantu basa ibyo bintu buri ariko ndacyafite igihe kirekire ndacabyara Imana izo Impanga izabaguhe amen ujye wumva ubakeneye cyane nza numva mbakeneye kandi sinshaka abana baza badasa nimba ari agatsike bazi bafite agatsike ukumva ukuri abana birende nimba ari abana birende iyo misatsi ufite aba agatsike kazova nyabuna mwana wa mama ushizeho imisatsi y'abazungu nimba ari agatsike bazazi basa fotokopi utumye gutekereza ngize amatsiko musatsi wa musanze mama we reka nyuma ya kamera ndakwereka uramuhunga hanyuma ikibazo cyanje mwari mubizi ko muri beza kandi ko musa nibyo nyine ukoze cyane turi beza ego mana yanjye ndakubujije asante compliment turayigenderaho iyinga ryose kuba yatubwira ko dusa nose mwe ntimubi abavuga ngo muri beza ni bakeya cyane oya turi beza guys ni bake guys ni beza yego rati nabo ni batubwire turi beza cyane ndi mwiza cyane gitangaza yewe ni mwiza kandi reka nkubwire utariyemera wowe ubwawe bizakugora kugira ngo abandi bakwemere uri mwiza biteye ubwoba biteye ubwoba turi beza kubera ko twari mu ishusho y'Imana turimbe kari akaririmba uyu munsi umva abavandi tukiri aho ngaho ndabizi ko hari abantu tutajya barangiza ikiganiro ariko kino kiganiro mukirangiza bano bavandimwe bafite YouTube channel nukuri ndabashimiye mwe mwashirikiye kandi maze kugera ahantu hashimishije cyane mubarikiwe sana uyu muvandimwe afite YouTube channel natubwira ukuntu mwama mugenda mukimara kumva iryo zina mu mufyondere mu mukandire nta kintu bisaba wifi hari Imana yatugiriye neza mukandeho murakoze cyane abakunzi ba Elizabeth nakwibwa twabaye abakunzi bawe mudukunde mudukunde cyane uwanya aradukunda cyane natwe turamukunda namwiga mudukunde dukorera kuri Aimé the Twin muzajya muhasanga ibintu byose bijyanye natwe kunyine dusa twamusura mugende muduhesha umugisha n'ukuri tubafite imbaraga zacu mutuzamure tuzanezerwa cyane kandi abantu baja turamenya ko bavuye iwanje bavandi n'ukuri nyabona mu nyubahega mu nyubahe bama babona bariyongereye uyu nawe afite YouTube channel nubwo iyo YouTube channel ngo yitwa Aimé the Twin bayikorera ariko uyu nguyu afite nawe yindi reka nawe yibabwira abakunzi ba Elizabeth official mu bakunzi bacu cyane mudukunde n'ukuri barakunditse Imana noneho hari igihe kamera izigira abantu babi dukeneye mwo bareba gushya mubonye gute twebwe dukeneye urukundo pe dukorera kuri channel yitwa Mrs Kefa TV show ugende wowe wabuze Kefa wabuze umubonera wabuze pastor ukeneye kumenya umuryango wiwe uwo bisanga wabuze Kefa wari wamwumva abwiriza wabura umukozi wa Calvary
taha iwanyu mu rugo aho niho dukorera kuri Mrs Kefa TV show mwahagera mukadukandira nibwo tugitangira kabisa nta n'ukwezi kurashira mudutese imbere mudukandira subscribe murebe ibiganiro byacu muduhe compliment bizatunezeza nuko hanyuma nitubona hari ikintu cyahindutse tuzoza gushima tuzoza gutyo soda iyi ni tuzoza kubashimira kuri no channel kandi nukuri mwizere hari ikintu kiri buhinduke kubera Imana si ukwera Elizabeth kumva hari n'igihe umuntu azareba gutya kandi uko afite telefone yanajya gusacinga karibu ariko umutima ukamunanira kugira ngo ariko si ukubera Elizabeth no kubera Imana twebwe icyo dukoze gusa twishize hanze turayimuritse turabamurikiye bavana turabamurikiye mugende none mworohe imitima imitima yanyu yoro imitima yabishobora ko yamimera nta za nyama zize zoroha cyane igitiga inyama z'igitiga ziba inyama z'igitiga izo nyama zaje ryari hari izindi nyama ziza zoroha kurica ntashobora kuba inyama z'igitiga tutaramenya igitiga ni imboga z'ibyatsi zitwa igitiga ese ubundi uzi igitiga ari iki ubundi uzi igitiga ni imboga ziva kuki ziva kuki kuri kubaza igitiga ni imboga ziki igitiga we igitiga gutese nkuko umushogoro uva ku bishyimbo uva ku madegede oya amadegede ni ibihaza amadegede ni igisusa sorry uva kuva ku mateke igitiga za mboga zireduka ubundi urakizi ko ravanga inyama z'igitiga sorry hanyuma abavandi iza nyama ziza zoroha bazita gute nizo nshaka ziza zijya gusa nka gutyo ni igitiga ngo zisa gute uko neza mwama mworoha kuri mugira imitima myiza mushigikirane nuko ni igitiga ni simoki hanyuma ndashaka kubaza utubazo duke murabona hari uburyo tujya tuvuka tugasanga tuvukana n'abandi mwebwe mwaravutse musanga muri impanga musanga mujya muryana inzara kandi birangwa impanga ngo ziza zikora ikintu bita kurwana ari abana cyangwa wasanga ari n'abahungu bajya barwana byari bimeze bite kuvuga ngo mwisange muri impanga ibintu bijyanye no kurwana se oya kwisanga muri impanga wenda ngusubije twisanze ubundi ntabwo watekereza ngo byagenze gute ngo kwisangura impanga nk'ubu nawe nakubaza ngo byagenze gute kwisanguriho mbese hari twaravutse nk'abandi twe tuza kumenya ko ubwenge dusanga dusanga turi babiri basi nuko nyine murakura muriga murashakwa buriya mukiri bato ntimwagiraga inzozi zo kuvuga ngo iyaba twari tubonye abagabo nabo impanga bakadutwara simbyibuka wenda wasanga byaranabagaho ntabwo ndi kubyibuka neza ariko ibyo byose wenda sinzi usanga wenda twese no waba warabitekereje se oya nyine niho urwango ntabwo ndi kubyibuka yewe ntabwo ngize kubitekereza ntabwo ngize mbitekereza ibyo ngibyo ngize mbitekereza cyereka wenda twavuga cyane tukiri abana mutibuka ariko wenda tumaze kumenyera ubwenge ntabwo ndashaka gusuzuma ko muri impanga murebe hirya mbereke irihindukira Elizabeth ni bene irihe none muhindukire nsuzume ko muri impanga ako ukuri guhindukira Elizabeth nugukora hello guys mumeze neza uyu munsi bano bantu nije gusuzuma ko ari impanga kubera ko hari n'igihe umwana hari igihe abavukanye bajya basa kandi atari impanga none ngiye kureba ko hari ibintu bahuriyeho muri ready yes ninde muntu watetaga kurusha abandi mbese watetaga kurusha undi guteta ku babyeyi cyangwa kwitetesha ndashaka kino uceceke uzamura ukuboko cyawe guteta nyine guteta gute wa guteta nose ntabwo muzi gutetera ababyeyi sorry maze ngore kwitetesha ku babyeyi nyine guteta hari n'igihe nagakura ajya yitetera ise ko muhindukiye tugiye gusobanuza cyagize inani oya reka maze tubanze dusobanure hari ukuntu umuntu yitetesha hari n'umuntu ukunda gushikira ku babyeyi be cyane biratandukanye
oya ni uguteta nyine kwitetesha. Okay, naringiye kubabaza, urabizi ko abakobwa dukunda kwitetesha cyane kuri ba papa cyane. Ninde muntu witeteshaga kuri se? Okay, murakoze cyane. Hanyuma mwese ntago muri kureba hano hari umukino ngiye kubakinisha. Ngiye urana hano mfite intoki 10. Ngiye kuzajya nzamura mumbwire umubare. Urumva ndazamura nimba nzamuye 5 bukura arambira ngo uzamuye 5 cyangwa ni 2. Ubikoze turamuvuga ntaco bitwaye. Okay, ngiye kubara 3. 1 2 3. 5. Oh, sorry. Nukuvuga twebwe? Nukuvuga. Okay. Tangira. Reka ntangire. Ubare kugira ngo 1 2 3. 5. Ukuri yatsinze. Ukuri yatsinze. Okay. Reka nongere. 1 2 3. Kaya, kwari ntekereje. Nige nari. Mwese mwabikoze. Aho biri kureba sefre. Oya, hejuru cyane. Oya, ukuri ari kureba. Oya, manoze dareba. Nta soni. Ese nuguta tuvuga vuba nabaye dire ariko ngiye nanjye ni rimwe kuvuga. Okay, ubwo mwese muragitsinze muri Impanga aho ndavivuye. Aho mwavukiye umwe yarushije undi minota 2. Ngiye kongera. 1 2 3. Kandi. Oya mwarenze. Oya mwarenze. Umva Elizabeth, umva ikintu gitangaje suko twabikora kubera ko ntago turi kubireba ahubwo nukuntu tuvuge umubare rimwe kandi nyine tutazi abantu ni Impanga we. Oya umva muze kumbwira pe kuko iki biba mu ruswa mubikoze. Oya we. Okay. 1 2 3. 2. Karindwi. Oya. Jyavuze 2. Mwese mwabyishe. 1 2 3. 10. Mwese mwabyishe. 1 2 3. 5. Mutoto yabikoze. 1 2 3. 2. Mwabyishe. 1 2 3. Saba kutavuga abayikimeme kabisa. Vuga nyine 2. Mwabyishe. 1 2 3. 4. Oya. 1 2 3. 10. Mutoto yabikoze. 10. 1 2 3. 9. Mwabyishe. 1 2 3. 6. Ahubwo 6 muyikuye iyo 6. Mwibutsa amata babahaye. Ukuntu tuyihuriye. 1 2 3. 5. Mwabyishe. 1 2 3. 2. 1 2 3. 10. 1 2 3. 9. 1 2 3. 8. 1 2 3. Rimwe. Okay, ikindi kintu. Aha. Dendukire. Oya memuresi ko mwarambiwe. Ngiye gukora ikintu. Ndababwira ati hari ukureba muri kamera hari no guhumiriza. Ngiye kubara 3 mumbwira ko nkumirije cyangwa mumbwira ko ndi kureba muri kamera. Okay. 1 2 3. Uri kureba. Oya ntabwo ndi Mana yanjye. Warebaga. Iyi narebaga. Okay, reka nongere. 1 2 3. Uri kureba. Oh, sorry. Nani kuvuga imibare. Okay. 1 2 3. Wahumirije. Oya, Nibyo. Okay, reka nongere bwa nyuma. Okay, mugiye kumbwira ko nsetse cyangwa ko ndakaye. Okay. 1 2 3. Barakaye. Ibyo nabyishe. Ukuru yabikoze. Ngiye kongera. 1 2 3. Barakaye. Ndarakaye. Mutoto yabikoze. Nanjye navuze ngo nagusetse. Agusetse barakaye. Nta gusetse warakaye. Ni imvugo hari imwe. Ntibavuga bavuga. Okay. Ngiye kongera. 1 2 3. Wasetse. Ibyo byumva mu mvugo. Bari murabana. Ngo ngiye kuvuga 1 2 3. Hari ikijwi ujye guseka uhita uryumva. Yego. Rero kuvuga ngo 1 2 3. Then ugahita useka. Byuye.
mani muri Impanga n'ukuri umva ndabishimiye cyane ndabishimiye cyane muri Impanga ndaverifiye kabisa mwavukiye itariki imwe ukwezi kumwe ndabihamije ndabihamije ukwezi kumwe itariki imwe isaha imwe iminota ashobora kuba haranyuze umunota umwe nawe tuyizi oya nje ndabonye ngo ni umunota umwe kubera ko bukuru butoto yafite inyota nyinshi yo kureba hanze tiyatinda wowe wari gutinda gutwa ubundi yagiye akomana Impanga ni nziza ugomba nawe kugenda wagusubira wakora iki so ndagira mbabwire ikibazo cyanjye kiragira giti ninde muntu ukunda kumanyura cyane njye nkunda umutsima nkunda umutsima kubera iki se utoto atabukunda adakunda umutsima si cyane kubera iki nanjye mfite ibindi nkunda ukunda firiti nkunda ibirayi bivanze n'ibishimbo mbese nkunda imvange bashobora na voka nkunda umutsima n'isombe nkunda ibyo bintu cyane amata y'ikivuguto yaje yitwa Lala ya hano urazi oya ikivuguto sindayanywa iyo mpansomera umutsima nari amata ibibazo byose yarigenza zumva byashize muri uwo mwanya iyo mpaka kundi bavuga ngo umuntu ngo yashonje cyane cyangwa ushaka kurya ibintu ngewe ibirayi nuvanga iyo ndi ibirayi bivanze n'ibishimbo hariho na voka cyangwa mayonezi ibyo nibyo biryo ibirayi bivanze n'ibishimbo ibirayi bivanze n'amashaza mbese imvange nibyo biryo byanjye njya numva abantu b'umutsima bazamura amaboko umutsima n'isombe tugasomera ishusho cyangwa ikivuguto ayo ariko umutsima uzafata mu nda uzi ko nzarya ibirayi ibirayi umunsi wose biriya bajya bavuga ni nko kuvuga ngo ibiryo byawe mbese uzumva ukunda cyane jewe uziko nzarya umutsima no kujya kuva kwa muganga najya kava muri internet biguhindura imboga tukiga najya kava muri internet nkabwira mama nkamamugana tuzataha uyu munsi n'uyu uzantekere ibirayi yabaga bizi cyangwa nutantekere ibirayi uzantekere uhurure n'isombe inyama ako yewe nanone muzamureka hurure n'isombe bigira vitamine je nkunda hurure n'isombe vitamine ngo hurure ngo nda vitamine igira ahubwo ngiye hurure kera narayikanjaga barambuza njyewe nkunda hurure ku ibishimbo na hurure naho hurure mba no okay nariza no kuzindi mboga ariko nguriye hurure n'ishu twikunda cabbage zijya hurure ariko cyanguriye hurure n'inyama n'ikishinzwe hurure n'inyama se cyane nje sinanibikunda cyane igihe mfite hurure ngomba kumenya ngashaka kudushyimbo twanjye ngo n'urunyanya cyangwa isombe ariko umutsima w'akawunga ni gatimbo tubi wacu oya yewe mutazagira ngo siza hurure kawunganza nyinshi urumva ariko si bya bizo byahita biza ku mwanya wawe habe niyo nashonje cyane ntabwo banga ntaryo umutsima iyo nashonje cyane yumva nyine nshaka kurya nyine ngo mpage zanjye nyine bene ibyo bintu aburije gaho dutandukanye iyo nashonje cyane aho kunuza ugenda ahantu kazi kwirirwa iyo nza nkamagara nkiri mu nzira mwarike habe nubwo baba barika saa sita bene ibi ngo amafiriti y'ibiki turatugenga jewe iyo nashonje cyane nyine nashonje ni umunsi wose je nkunda umutsima ngaramubwira n'umutantira ati shiraho amazi ndarita ati wenda hari ibi zo bireke je ndajya umutsima none wa yamata yo muri firigo azamerera neza reka tukubwira gutyo tureke tudafatwa n'inzara hano kuri kamera ziko zamumira imiguti nayimize ari imize kandi ndabitekereje oya mukanye sheri mukanye ngiye kubakira kimubwira ikibazo abuze ngicanira gabura ni gute nozana Impanga zisa zavukiye umunsi umwe kandi ubwire gavuba nimba haje ibintu byo kwakira kabirayi biri hano no munsi twagize ayaye kwakira kandi bisaba kondition wavuze ngo kuva yaba ntararya ifiriti ngo ayihage ifiriti n'inyama ngo ntarayihaga nimba tuzogera wageze hanze ngo wa mugabo wageze hanze yabaga muri Afrika aje hanze urabona ko nawe tuzatugurira abana ama yogurt nawe gakamubwira ati wenda soko yogurt ko ageze mu buzukuru yogurt akagurira abana atararuha yinywa ngo yacika anti no mbega akigira bakiri ku kibuga ngo hari ikintu navuye muri Afrika ntazanywa kandi abana bari mu kunywa yogurt niki muze ati muzanire yogurt z'uburyo bwose yageze muri Amerika nose muri Afrika kubera cyane muri Afrika bishobora kuba byari bigo ni n'umugabo mukuruga
hari igihe wenda ariko uwo mugabo mana we ngo yamanywa yogurt shawe iramuryohera se si ibintu ngo naga komba kabavyeyi ngo yamwe yogurt ni kuvuga ngo agishika ko so kuzavuga ngo abantu ngeranze ngo abantu bakunda amata uhara amata mwagira gutya misi mutazamajya gicashaka ngo yicariye yogurt ngo aryoshe ngo abishe nawe yaje ati ibindi mubireke muzanire ikintu baza bita yogurt hari kiza gisanka iziga za nani za zinkeri zazisha kumera nk'inani kimituku haba n'izindi z'umweru akaba n'izindi zivanga z'ubwo bwose muzishira ikintu cyose gikozwe muri yogurt zose ngo barazi ikintu cyose cyitwa yogurt atitaye ngo ikoze muki mazarazimwe uko se ntiyazihaje vuba uko se ntiyazihaje oya yaramenyereye none ubwo atari mu kuzibura ubu none ndango ibintu bimeze neza akoso kureba we yogurt muri Afrika ako Afrika uko wasanga hari n'abandi bantu bafite ideni uko hari n'abantu bari ku mirimo igute bazabagira gute nimwandike muri komante wowe niki wumva uzukunda cyane wowe n'abafana bawe bakiguhaye je kintu nkunda cyane kandi abafana cyo kuca nyine ikintu cyo kuca uyu naingize aho ese noneho turashize oroha guys hari ikintu abonye aragira kandi ibintu by'amadosiye ngiye nahitaga ngendaga ese kufashwe n'intuzi ubona ikintu abonye mumfate nyawe kandi genda nezerewe kuba nkibonye no tugire vuba no ziramanza zikari ari urubanza rwinshi ngombe mbabwire ese naringiye kuvuga ngo ngewe ikintu cyo kurya ukumva ikintu cyo kurya icyo ntago nabwira abafana ngo bakingurire kuko ubushobozi ariko nize no ese bira bintu byose byari biri hanyuma murasibuka ugeze wenda cyahira ikintu wakunda tutacyo ngewe ikintu cya apana ngewe ibintu byo kurya nta kintu ubu ngubu ubushobozi oya twatimo tuvuga kuko twari tuvuze ngo umugabo yagize igeze hanze ngo urashaka idage ngo urashaka reka marari vuga ikintu ushaka ariko mwari kumva nicyo nshaka kuvuga kubera abantu bankurikira wosanga njewe cyakora abashitsi banje tuzasohoka nta kindi kintu nzashyira ku meza atari inkoko icoco mugende mukimenya ikindi kintu abafana bangurira kandi bakunda no kungurira ni perfume zo muri Amerika uvuze perfume kubera ukuntu abantu banzi ko nkunda perfume ejo bundi banzureke guys ejo bundi hari umuntu yarambwiye ngo nkuzanire iki ari hanze ati Zaba ndagukunda nzi kugira ibitenge none nawe tumva mbwira unzane perfume agiye kunzana perfume anzanira mu gakarito ku bantu babona kuri TikTok yanjye ako ka video karahari ndi kumushimira none ako gakarito karimo perfume ya mafuta nyine wagihana ugakaraba hakabamo akandi kantu kubita hano hakaba kandi kantu ukubita hano uko umuntu agusuhuje siga bose bakubita hano baze n'indi perfume ndamubaza iyi perfume igura ngahe arambwira ngo igura $500 ibihumbi 500 donc 50 banza wumve 50 y'amanyakenya ibihumbi 500 by'amahanga iyo parfait iracyahari tuzoza kugura mutsa none thank you so much tugabane muri bimwe mu bigize umuntu agukunda jewe n'abantu zanjye nk'iyo nshaka gutekereza tuvuge nshaka kugiftinga umuntu ngo ariko nyine abantu batabikunda ariko njewe kubera ukuntu mbikunda mba numva habe nubwo budafite amahuzo sinitaye aho uzoyitira guhumura nari nkubwiye ngo hari umuntu kubera wari wazanye parufe bayide nanashimira umuzehe wanjye data bukora ndamushimiye cyane kuko agiye azanzanira parufe abahe umuzehe mwiza cyane abahehe Imana imumugisha abino iyo yatravel nziza kitakaza ese ko burongorerana ibikinisho wawe uvuga ni ukuvuga ngo hari uwundi muntu ejo bundi wari wavuze ngo aragira parufe aranayinyohereza mfite n'ifoto ngo buce yamavuga ngo yayibagiwe hari ubukwe nyine umubyeyi wanje yari yagiyemo yari kuyimuha yamare aramubwira ngo yayibagiwe guys kumuhamu mbona sindakira mana we ndakwaye nawe bijya ubaye parufe arashika tugwamagara umuntu ukuvugaga ngo umuntu yizanaga uwari kuyimushirira kuko no twahurira ahantu kayibagirwa sinyigenda kugira ngo nyiguzoze mana we untabaye namye ngwara nawe arabizi nambwiye tukuye baza wewe ni cyo kintu ukunda tamutoza muri Afrika
we ni cyo kintu dusabiye kwa Elizabeth hari umuntu ufaza muri Afrika ikintu nkunda mu buzima bwanjye nkunda guhumura neza ase twese ko turi nta muntu ndakunda guhumura neza hanyuma ikindi kintu nacyo nkunda ngiye mu bintu bibiri nkunda guhumura neza ngakunda no gusa neza indwara yabe koramuka tukabibura ariko gusa koramuka tukagira ibati nke ndare musatsi kandi gasimba si ukuvuga ngo niba dukunda gusa neza ngo nuko tuba dusa neza wo twumva utekereza hari ibyo ukunda ukabibura ariko urabikunda ako mumbare mumbira hari umugabo udakunda ko umugore wasa neza hari abagabo ga ese babagabo ngo bazabagira ngo niba ari bazabahaza ngo abagabo abagore menya bashaka kwima amafaranga ari akavuga ngo nje ngo sinkunda umugore ngo usuka ngo sinkunda ngo umugore abayabuze wenda nk'ayamuha wenda akavuga ati umwego wenda bwo kumubwira ati wenda ntuzabirarikire ko nta bushobozi mfite ngo simbikuye oya ariko kuvuga ati nta mugabo ariko kuvuga ati wenda shari umeze neza pe ya urasa neza kandi wenda adafite n'ubushobozi akanagushimira ducyo kandi ugasanga wa mugore wiwe aba akamakubwira ngo je ntuzi imisatsi ngo simbikuye yamara yaca ko kuri Elizabeth ngafite umusatsi mwiza usa neza uzigisha uwiwacu ababyanga se cyangwa abashaka nko kumubwira ngo ntabirarikire mu gihe atabishoboye oya hariho no kuba udafite ubushobozi ariko hariho n'umugore compliment akantu gato abagore gato we are flower tumeze nk'indabo iyo urana kano gakoma yambaye uko nguko kuba kambaye ari kumva aguwe neza cyane kandi ni keza abantu batakabonye neza ariko abagore dukunda kwitaka jewe narafite mukuru wako nyina yuga n'umwana nanjye kano gafite nyirasenge kano gafite nyirasenge unzanire namba ariko ga ese bibiri ivuga iki ku mirimbo imirimbo nta kibazo ubwiza bw'umugore n'ukuri like this aho hari ahandi hantu bavuga ngo wirimbisha ngo niba ngo ari uwirimbisha wowe gure evangelist mama pastor mumfashe ngo wirimbisha ngo biza bigenda gute hagira gute nyine sobanura iryo jambo warisomye risobanure neza Bibiliya ayavuze ngo uko murusha ntabwo zanyanze gusa iryo jambo nkuko sinzi wenda context ribivuzemo uko murushaho kwirimbisha n'imitima yanyu ariko mwirimbisha nkuko ushaka guhumura nkuko ushaka gusa neza making sure ko umutima wawe clean imbere y'Imana amen okay bavandi umva mbwire murabizi ko muri abanje end time nimba shaka muzogaruka mumbwira amakuru neza kandi Elizabeth nzoya kubwiye tugire dusokoze ari maza mbona ari abantu bagumye kutamvugana arangije mwirinde abantu bagumye kutamvugana cyane kameza kaho byaki gusukuma hari ibintu uhabona kari imbere bikamera nka bikwihamagara bikwigira gute ariko ganje natangaye uzwara abantu muzamuvugana ibintu bikagira nje ko ndavuga neza niki arabaza musezera ngo murahurira ku musozi bakaza murahurira mu iki kandi atari ko mwasezerangira ngo duhurire ngo mwagira ngo niba gahunda zo gusegagaza habaye ko ari kubera umutekano security ya musozi ngiye guha ijambo bukuru toto nawe agira icyo avuga then dusoze yeme twishimiye hano twari tuvuze gusa ngo dushuke tuzoza ku burambuye cyane dutaramane n'abakunzi ba Elizabeth n'abanyamuryango muri famille ariko mukira ayibana niba simwogenda mutandirimbi yakaririmbo kamwe mumbabarire turamye Imana nawe woririmba ndabafasha ndirimba kuri karindwi iyo bigeze kuririmba kuri karindwi iwacu nka wa mukino gaho kuri wa ngo mu kibuga habamo abakinnyi habamo kakarimbo nakaye twaririmbye kare uririmba kandi wowe uko uririmba kandi uko ganze dukeneye ko wibura muragira nibure wowe duhitemo iyo turirimba iya yinduzi yere nahuye n'umugendo kandi musubiremo nka kabiri indirimbo yagize ububasha ku bantu benshi nahuye n'umugenga w'ibi Yesu utabura uko Imana twinjize mu bihe nawe kwinjiza ngahere muririmbe muzamuke gacantangire tangira watangira tugufata hari gitangira gute nahuye ni dufatire rimwe nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu utaburuka bigenza avuga rimwe byose biremera ese
Okay, reka ngeze ngeze ko wagiye twiga urimo urigume wowe nta kibazo bagira sinzi amenya aho mpagaze iwe tumureke sinzi amenya aho nawe mpagaze kuramuja oya je yarimbika soprano ngiraga ngo irimo neza gandirimba ngamutangiye nimba uri tenare rigumyemo Elizabeth we araguma jewe sinzi aho kera mpagaze yaramfashe ariko ndakibazo jewe nzanamukurikira abantu ugasanga umushitsi mwiza uguma gufata kera yanyirinze ngatwagiye nyirurugo mwiza uguma gukurikira abashitsi yampunze cyane nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu utabura uko abigenza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu utabura uko abigenza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye amen akamana kubyara impanga nazo zikamenya kuririmba kandi muri mwijwe nimba ntibeshye muri gatanu tugira ikibazo sibyo twe mwarimbye kuri gatanu hamagara ngutya wowe uri muri Amerika ufite ubukwe muri Afrika ushaka abakozi kuririmbira neza bikagenda neza kandi ubukwe bukagenda neza bukagenduka ese ufite abantu bagutera makeup I'm here for you turahari ese ufite abantu bakwambika neza ukabegwa abantu bagasigara bavuga ngo uramugenere yambaye neza abo bantu urabafite batwini barahari turahari guys haryangiye twavye ejo bundi muri weekend ushaka ufite ubukwe ufite umukenyero urawufite navuze ko aba mama n'abakobwa uri gupanga kujyana igitenge tagitenge baya mu bukwe yeme twavuze nta kuntu wagisimbuza umukenyero ya dote egal umukenyero ni ihame nuko ngaho sandi dusezerere man zino mpanga nzishize mu biganza byawe amen dore barakuze barashaka bafite abana komeze kubakuza komeze kubaho ubuzima bwiza komeze kubarindira abana babo n'abagabo babo amen komeze kubaho urukundo hari gengo n'abavandimwe barwana ariko ubaho urukundo ubagirire neza wivange mu byabo imishinga bashaka kugeraho bayigereho mu izina rya Yesu amen kandi gamwibuke kubakandira mukande kuri Mrs. Kefa TV show mudukunde mudukurikirane muduhe urukundo ni mubakunda nzobagarura bye bye